ubu se hari umumama Jane na Beritara so bazi Jane ngira ngo afite abana 3 Beritara afite umwana umwe hari n'abandi abo nibo batubereye icyitegererezo hari abandi benshi umunota umwe tumwunamire asigaye turabasuze neza abakunzi bacu bakuri Jane and Bertrand Show aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye nuko turabakunda cyane ku mutima murabizi kari ku mutima abari muri Canada, Australia, Amerika, mu Burayi bose bakaza no muri Afrika abagande n'abanyarwanda by'umwihariko ntago narangiza ibihugu byose mu bisuhuze ariko mwese turabakunda cyane kandi murabizi iyo tibagiwe by'umwihariko abanyarwanda Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali nuko turabakunda cyane kandi murabizi ni ku mutima nta handi rero nkasuza na shiri wanjye nawe witwa Maduduri nawe ndamusuje cyane n'ukuri n'iby'agaciro kandi ndamukunda rero ntabwo nakwibagirwa abakoze subscribe byo ni hame ni nabo nzangira bambera ahubwo cyane abakoze subscribe share comment na like n'iby'agaciro harimo kuva hari nawe birimo kugera muri make birimo gutumbagira cyane kuko haraho mudushimashima kandi tukabibona rero turabakunda cyane kandi tubaza ku mutima n'abandi kuza bashyashya namwe nimukoreho hasigaye twigendere gutyo rero ntago murabibona ntago twishimye turababaye dufite icyo tubabaje buriya ariko turaje tubabwire kandi namwe murabizi ariko mbere ya byose ikamanze nakire ka Nyirandunduri kanje banze nkakire hasigaye ibindi biraza nyuma shiri karame suhuza abakunzi bacu bose ndabashuje mwese abadukurikira abadukunda abatwanga inshuti zacu wameza kwihanganisha umuryango wa Vava inshuti ze muri rusange n'abamukundaga babwira ngo mukomere ku isi niko bigenda ariko tuzitahiraho tutazongera kubabara murakoze tunadusengeraho gato Mana data wa twese turagushimye kandi turaguhimbaje kubera kuri Imana yacu bwite uri umukozi w'umuhanga tugushimye uburinzi bwawe bwabanye natwe tugushimye imbabazi zawe zabanye natwe Mana tukuragije n'uyu munsi ndetse n'iminsi cyangwa imyaka uduteguriye kubaho uzakomeza ubane natwe kandi ukomeze utwiyereke mu buryo bwose kandi uzatuhe gukomeza kukugumaho tukwishingikirizeho kuko uri Imana ikomeye mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen amen urakoze Maduduri ni byiza rero nkuko mubizi Valentina Vava cyadura imbogo umukunzi wacu w'indani wakadasohoka niyo mpamvu mbere ya byose dufata akanya gato umunota umwe tumwunamire hasigaye turahita tuza dukomeze rero abibonye tugiye kumuvugaho ariko kambanze mpere ku kintu cyambabaje cyane ikintu cyambabaje cyane
ni ukuntu apfuye atarabona n'akana kacu. Icyo kintu cyambabaje, nibajije ndavuga nti se Imana kuki yemera ibintu uko biba, kuki yemera ibintu uko biba. Nese nibaza cyane ku rupfu, numva sinzi ukuntu mutekereje, ndavuga ati se kuki ko tuzi ko Yesu yatsinze urupfu, ni kuki twebwe hari se nuko kwa kundi yari ari mu bitaro kumva wenda agiye gupfa, nuko yakomeje kubyatura gutyo ati gutya na gutya, iyo birwanya wenda bari kumureka. Ariko nkumva nanone baravuga ngo iyo rwaje ruba rwaje, iyo rwaje ruba rwaje. Rero nibajije cyane ku rupfu, nibaza urupfu ni igiki, ni umuntu se w'urupfu, ni izina urupfu gusa ni igiki. Nkibazaho cyane, mfata umwanya munini nkibazaho. Murabizi twabuze abantu benshi, cyane cyane abasitari benshi, ba Yanga, ba Bravane, bande ba Jay Polly na Vava na waragiye, ba Inzahuke, bose turababura. Ni ukuvuga urupfu rwibasiye abantu b'abasitari cyane, niho ruri cyane. Rero narwibajijeho cyane, ndavuga nti se nanone nkakunda kwibaza, ntabwo ikindi cyo nkunda kwibaza ntabwo nakivuga hano. Umuntu ajya kwisanzura agatekereza. Oya njye nibaza kuri YouTube cyane, nibaza kuri YouTube nkavuga nti se YouTube bundi ni iki, bundi YouTube ni yandi korite ye niho hantu mpita njya, kuko mpita numva ko byanze bikunze YouTube byanze bikunze hari ahantu wese uriya se yatangirwa ibitambo. Nk'umuntu yo amenyekanye cyane kuri YouTube cyane, agasakiretinga cyane, uwo muntu buriya ntibamugira, kuko icyambere abantu benshi bagize Theogene Nzahuke yarazwi cyane kuri YouTube cyane, nawe akagira yego umuntu apfigike cyageze. Ariko nanone yamakenga cyane nkibaza ibintu bya YouTube, kandi wenda hari igihe umuntu azamenya ukuri kwabyo, kuko nta mafaranga bayigendera mu kirere, nta muntu bikontorora, ni muri Amerika. Rero nkibaza impamvu ayo mafaranga nkavuga ati wenda Imana imbabarire, ariko gusa nkunda kuvuga ati se si bya Illuminati, buriya si bya Illuminati. Nkabyibazaho cyane kuko ubyutse afungura YouTube, aho monetize ikamuhemba, buri wese ikamuhemba. Mbese ni business yagutse cyane, yagutse kandi kuri buri umwe. Ntabwo isaba ikintu, ntabwo isaba kwa applyinga, ntisaba ngo wize university, wize iki, ntisaba ngo uri mubi uri mwiza, ntisaba ngo ufite umutima, nta kintu isaba na kimwe. Nkibaza icyo kintu rero, nicyo kintu nibaza cyane, nibajije ku ibyo bintu bibiri, ku rupfu no kuri YouTube. Nta kindi kintu nigeze nibazaho. Sheri, ndabizi nabyo yakubabaje, ndabizi urupfu rwakubabaje. Ngiye kugira ngo menye urupfu rwe, narindi twari turi mu ntuza, urabizi ko twari turi turi bize cyane. Umuntu arampamagara arambwira ati se inkuru ndimo kumva mwabimenye mwebwe? Ati wapi, imeze gute se? Ati Vava yapfuye. Nanjye ngira ngo wenda nabanje kugira ngo nibibeshyo gutyo na gutyo, ariko nyuma nza kubyemera, kuko ku gihe urumva, ku gihe nta hantu hagize ute, hantu haba hizewe cyane, n'inshuti ze n'ababyeyi be. Ndanemera ndavuga ati koko bya bintu nibyo. Nahise numva ntushijwe cyane. Wowe wakiriye gute urupfu rwe? Biragoye kuvuga ku rupfu rwa Valentina. Nibyo uko watangiye uvuga, Valentina yaje kuri iyi mihanda, aje kwishakira ubuzima, ari umwana wiviriye mu buzima bugoye bukakaye. Valentina twageze igihe kimwe turahura, urabyibuka ko umunsi wa mbere twahure kwa Gerard Mbabazi, atwakirana urugwiro nk'umuntu usanzwe utuzi kuri YouTube. Dutangira gutyo, twifata amafoto, tugira gute. Nyuma yabwo tuba inshuti bisanzwe kuri telefone, urabizi. Nyuma tuza kugira ubukwe, ndamuhamagara ndambwira nti Vava, niwe wampamagaye. Arambwira ati je, ni iki nakora mu bukwe bwawe koko?
ati nge nsohora abageni niba ufite n'uwo washatse uzamwihorere intwererano yanjye nuko nzaba mu bukwe bwawe nkabukoramo imirimo yose nshoboye ati ja ati mu bukwe bwawe nzakora icyo ngomba gukora. Valentina koko yaraje aza mu bukwe bwacu. Valentina yakoze icyo agomba gukora mu bushobozi bwe aritanga bishoboka. Valentina ari mu bintu byatumye ubukwe Imana yankoreye bwaranejeje cyane. Nyuma twaje kujya tuganira, Valentina arambwira nta kintu yamishaga. Valentina arambwira ati shaka ye rero mbona gushaka ari ibintu bizangora za kunyisanzuraho, ambwira uburyo igitsina gabo cyamuhemukiye, ambwira uburyo afite abana ngiye buriya nubwo abantu benshi batari babizi si ngombwa gushyira ubuzima bwawe bwose 100% kuri social media. Je nari mbizi ko Valentina afite bari abana babiri kandi twarafashe akanya ko kuganira kuko ibyo ari byo byose niba yarabyaye ku bagabo babiri batandukanye bakamuta bakagenda nanjye akaba yarazi ubuzima nanyuzemo, twahise duhuriza kuri icyo kintu turaganira. Valentina nkamugira inama y'ubuzima, nkamubwira Valentina reba iby'Imana inkoreye nawe izabigukorera, ariko we ukumva muri we ibintu byo gushaka yabifitiye ubwoba, nkakora ikintu cyo kumutinyura amubwira nti iby'Imana inkoreye nawe izabigukorera. Aza kumbwira ati ja sinzi ikintu nivuga ntacyo ati mfite umucuruzi ukomeye haranya Bugogo, ariko mbona mbeshya ari babagabo babeshya babesikoro bibiki n'ibiki. Nkamugira inama nkamubwira ni wowe uzagendere kuri ibi, nakora ibintu nabigenza gutya uzamenya ko agukunda, mbese nkamuha ingero zo kumwereka ko abantu baba bamukunze cyangwa batamukunze. Rimwe aza kumbwira ati byaranze nasanze wa muntu ari umunyamitwe, ngiye niviriye cyangwa nje gushaka ubuzima bw'abana banjye, sinshaka abantu bazakinira ku buzima bwanjye. Abivamo gutyo kugera ubwo yarari kuri social media nabwambwira ati ni kwa kundi kwawe na kagatipe ka mbere ndimo nditwikira, ndimo ndashaka kugira ngo nkomeze nzamuke, dore nari ntangiye gusa naho nsubira hasi, ndimo ndashaka nkajya mugira inama muri ibyo bikuntu bazajya babigenza ko nanjye nabinyuzemo nkamugira inama. Valentina nkuko wabivuze avuga uti mbabajwe nuko yarataradusura ngo abone ibyiza Imana yaduhaye. Ndibuka umunsi akora ikiganiro kuri Slim Jesus avuga ati Jane na Bertara barabyaye ariko icyo gikoma mukomeza kunywa mwenyine. Buri mwanya ndimo ndibuka iryo jwi kuko yaramaze kumpamagara ndambwa ntivuva we waranyanze na sheri wawe mwanze kuza kuko yadusuraga mbere Imana itaraduha umugisha, ariko aho duhereye umugisha arambwira ati icyo gikoma munywa mwenyine. Yabivuze kuri social media amaze kumpamagara. Nababajwe nuko byibuze yanza no kumenya ko ari hafi gutaha, nkari kodinga n'iryo jwi rye ngakomeza n'ibyumva uburyo namusubiza gukuntu twaganiriye bwa nyuma, byari kumfasha iyo nza no kubimenya nuko urupfu rudateguza. Valentina uwo munsi akora icyo kiganiro yarampamagaye arambwira ati Jane karama nihoshi narakwanze wanze kunsura na sheri wawe ngo dukore ikiganiro biki n'ibiki. Arambwira ati suri mu rugo ubu none hatuze. Ndamubwira ni wapisha ati none se uwo mubebe mwasizemo muturumbuje, yarabonye ifoto abona umwana yambaye ubusa ati mwamuturumbuje none mwagiye. Ndamwarisha tugiye rwamagana ariko twete tubanguka iyo tutaza kugira urwo rugendo. Byibuze Valentina akaza nta nubwo nanamuherukaga, byibuze tukanamubona bwa nyuma tukajya n'ibyo tuganira bwa nyuma, byanga bikunda yari kugira nk'amagambo avuga umuntu akazibuka ko ayo magambo yayamubwiye ari bwa nyuma. Asanga yama no kudusezera wasanga yonda aravuga ati simba heruka inze basezere mbabone tuganire mbone ibyiza Imana yabakoreye, byibuze nigendere nitahire. Nicyo kintu kirimo kirambabaza nta nubwo nzigera nkibagirwa. Ejo bundi rero habaho kujya mu bitaro, n'undi yajyaga rwara igifura bizi ko yajyaga azati ibi byose ndi bubirye gifu kitaza kundya, ariko natwe kubera iyi mihanda nyine wa mugani haba harimo udukino twinshi, abarimo nyigisho nyinshi abantu bagenda berekana, numvaga ko ari cya gifu cyoroheje nawe niko wabyumvaga, ariko numva umutima uranje numva bifashe indi ntera. Ndabyibuka ko umunsi wa nyuma twamuhamagaye ari umunsi bavuga ati bagiye kunsezerera ubu bagiye ngiye kuva mu bitaro.
mu by'ukuri ubwo yatubwiraga ati ngiye koherezwa ku bindi bitaro ariko agahita ajya mu rugo, ngiye naramuhamagara arambwira ati ja turimo turasenga Imana, ariko hari ikintu Imana iri kuvuga igaca amarenga. Icyo gihe yaravugaga ariko kumva ntago umwuka uri muzamuka, ati Imana irimo iratuganiriza ariko igaca amarenga, atariko ja ntago nzi ko nzagaruka i Kigali. Niyo magambo ya nyuma Valentine yambwiye ati sinzi niba nzagaruka i Kigali. Ndabwa Valentine mbabarira, atura neza mu kanwa kawe, uzagaruka i Kigali tuzongera tukubone. None ndamugase uzajya ku Kibuye ryari? Ati ndateganya ejo cyangwa ejo bundi, ubwo hari 26 nibwo yavugaga ati nshobora kugenda kuri 27 ngira ngo niba ntibuka neza. Nabambwa rero nta kibazo, wowe nugera ku Kibuye byanga bikunda tuzahita tuza turebe ukuntu meze. Babajwe nuko yageze ku bitaro bya Kibuye asa naho byarangiye tutakigiye no kumureba. Ikindi dufite cyo kurenzaho Valentina ejo turamushyingura, Imana ni muhiruhuko ridashira, gusa Imana niyizi byose. Imana niyizi urugendo rwa Valentina uko rugenze, Imana niyizi niba Valentina agiye isaha ye yageze, Imana niyizi niba Valentina agiye bihutishije igihe cye cyo gutaha, uko nabyo bijya bibaho. Nge ntago ndi umucamanza ngo ncimanza, ariko Imana ireba izi urugendo rwa Valentina uko rugenze. Ndahamya neza ko Valentina agiye yikiraniwe na buri muntu wese, nkuko yabivuze nta muntu bafitanye ikibazo, nuba bafitanye ikibazo kikaba gisigaye mu mutima we biramureba. Valentina agize igihe cyo kwiyeza imbere y'Imana, Valentina agize igihe cyo kwitunganya n'abantu, ariko agombiza nanjye icyo navugaho gato, buriya hari umukobwa witwa ngo ni Jennifer, niyo numvishije ngo imbabazi ngo niba atahaye, niba atamusabye akiriho ngo yazimusaba ngo yapfuye se, ngo sibyo ari uburyarya. Ngo imbabazi vava atamusabye akiriho ngo ntacyo byaba bimaze, ngo nawe imbabazi atasabye vava akiriho ngo ubu yapfuye ntabwo yaba akizimusabye. Iryo jambo naryo rirakomeye, abantu bajye bamenya amagambo bavuga. Burya iyo umuntu yapfuye ibintu byose biba birangiye, nta nubwo umuntu yagakoresha n'ijambo ribi ku muntu witabye Imana. Ahubwo ikintu wakora, wakwibaza ikintu cyakaguteye n'ikibazo, waravuga ati niba hari ikibazo apfuye mufitanye byakaguteye ahubwo ikintu impungenge, kavuga ati se Mana, uyu muntu ko apfuye dufitanye ikibazo runaka, Mana mbabarire kandi nawe niba nanjye hari icyo nanjye namugize nanjye ndamubohoye, ukamwifuriza nawe ni ukabivuga nubwo yabadahari, byibuze ukanabibwira buse nk'umwana uzumva ngo niba yaragiye ngo atansabye imbabazi ngo ntacyo byamaze, ngo nanjye sinazimusaba yapfuye, kwivugira uti ntacyo basambabarire nanjye ndamubabari. Iryo jambo kuryaturuka rivuga rifite uburemere nk'uvuga ngo ntago nazimusaba yapfuye ntacyo byaba bimaze, ngo byaba ari uburyarya. Uraryarya se umuntu wagiye, iriya jambo ntago ari ryo. Ikindi kintu nshaka kugarukaho ni abantu, mureke abantu bamwe na bamwe, ntago ari bose, mureke abantu tugira ubumuntu mbere y'ibindi byose. Umuntu ashobora guprofita ngo ajye gushaka views, nta rukundo afite, we agashaka kuba gusa agashaka kwinjiriza gusa. Nibyo bavugaga, sinzi ni ndera ndabivugaga, sinzi ntari buryohe nabyumvanye abivuga, avuga ati abantu baramukoresheje benshi cyane, baramukoresha arabinjiriza, ariko nyamara nta kintu bamugejejeho, uretse kugira ute kumuha utwo dufaranga dukeya, kumugira ute. Nyamara ntibanavuga ati babaye no gushyira hamwe bakavuga ati reka uyu muntu bana ko twinjiriza kandi ko abantu bamukunda, aruhira imitima y'abantu, reka dushyire hamwe, bagafata nk'amacano akomeye nkangahe amukoresha, bakagira ikintu bamuteganyiriza byibura, akavuga ati reka tumuhe gukena gutya. Ntago sinzi ukuntu abantu wenda ukuntu bameze, nibyo nahoze nibaza ku ikiganiro tugitangira bwa mbere, mvuga ati YouTube ntago nzi icyari cyo, niba ari ibintu byari, kuko YouTube ko nayibonye ikuvanamo ubumuntu, ikabukamura neza, ahasigaye ikaba ari ikintu cy'uburyarya. Kandi uzanarebe YouTube, buriya inkuru z'ukuri ntago zirebwa, harebwa inkuru
nyinshi z'abahangana abagabo baje gutaranga abagabo babo kuri social media abagore baje gutaranga abagabo babo kuri social media mbese ibintu by'amatiku bari gutungana no kwangana nicyo kintu kirebwe cyane kuri social media none ibyo bintu byose nkabifata nkabyibazaho nkavuga ati se YouTube uzareba umuntu nashyira ijambo ry'Imana kuri YouTube ntago rizarebwa ntirizarebwa ibyo bintu narabirebye ntago birebwa bigaragare ko rero buriya mbere yo gukora ikintu umuntu abanze yibaze ku kintu sibyo njyewe ntabwo napfuye guterera aho ngaho iyo bintu nabyibajijeho mbifatira kandi mbyibazaho ndavuga ati aha hantu yego nta kundi umuntu abagize ariko niyo mpamvu twebwe niyo tugiye gutangira ikiganiro cyacu tubanza tugasenga urumva tubanza tugasenga tukiragiza Imana niba ntabwo tuba twitaye YouTube ni yandi YouTube ni iki ni ikoreshwa ize imbaraga ibyo ntituba tubyitayeho icyambere twe turabanza tugasenga ubwo mu YouTubers nyiri YouTube cyangwa imbaraga zikoresha YouTube ntizabibona zikabona turasenga zikabona dufite imbaraga zihabanye n'imbaraga zabo ubwo nyine tuzaba twabatsinze sinzi ukuntu bizabigenza ariko gusa najya mbabwire ngo tugire ubumwe tugire urukundo tutitaye ku kintu cyaricyo cyose nanjye kuko ndabyibuka Vava yaje mu bukwe kuko nibyo nkuko Shera bivuze niwe waturirimbiye yarananyambariye aba fille d'honneur arambara amubera fille d'honneur mu byukuri ikintu Vava Sheri ajya kubona aba fille d'honneur baragira baripima imyenda mu byukuri Vava ntago yigeze yipima umwenda kuko iminsi ibiri twati babagiye kumupima imyenda nta wari uhari yarari bisi yarari ahantu kure ariko turagenekereza pe yarambaye tubona mufitingaho neza cyane ntago yigeze kwipima imyenda no kuvuga ibintu byose byari mu buryo kandi byari mu buryo bw'Imana rero niyo mpamvu akenshi tukwiga tubabwira ngo buriya umuntu twe turabazi bihagije tumaze kubamenya kuko natwe hari ubukwe bwacu butaraba natwe ntabwo tuba turi iyo tutirinda cyane yego n'Imana nayo ifasha umuntu kwirinda kandi n'Imana avuga ati umuntu atera intambwe n'Imana nayo igatera indi natwe tutaza kwirinda ndatekereza ku isaha none tutaba tunakiriho ikintu cya mbere dutinya ikintu cyitwa uburozi kuko uburozi nta tegeko ribuhana nta tegeko ntaki ikintu kitagira itegeko umuntu akaza akakurangiza gutyo gusa utagize ni gutyo utagitinya se ushobora no kujya mu bukwe ukajya mu bukwe ariko ukumva ufite impungenge unashonje pe ukemera ukajya ukanywa amazi wipfunduriye cyangwa ukanywa fanta wipfunduriye cyangwa bafunguye ubireba ariko apana kuguha ibintu ibyo biryo wenda bagize gukina gutya ntago tushinjije wenda kari amarozi icyo ari cyo cyose cyaba cyamwishe ariko cyane cyane amahirwe menshi birimo kuvuga ko ari amarozi yaba yamwishe yabamuhitanye rero nubwo umuntu yaba afite inzara imeze gute akajya mu bukwe kwirinde ugafite impungenge y'aho hantu irinde uko abagome babaye benshi Sheri reka mvugeho kuri iki kintu cya YouTube wavugaga uretse ko atariyo twagambiriye watangiye uvuga uti ntago tuzi ikiri cyo ntituzi kiyikoresha utanga ingero z'abantu bose bayinyuzeho bagiye kandi bakagenda mu buryo budasobanutse ndashaka kongera aka kantu bagakomojeho uko wabivuze uti nta rukundo ruri kuba YouTubers natwe turibo nta rukundo ruhaba abantu badukurikiye bazarubona bahora bari muri ndahanganye uyu akaza aje gusenya bagenzi be urumva mbabajwe n'abantu bashenye Vava bakavuga batari kwirwaza ariko nk'ubu barihe mbabara umbwire ahantu bari kandi wareba iyo bavuga umuriro uba waka mu kanwa kabo umuriro uba waka ubona bahanganye nta rukundo diriri runaka yazirana n'uyu runaka zirana n'uyu buriya batumije aba YouTubers bakavuga bati dufite fete mwese muze muhore musabana abasuhuzanya ni baki cyane rwose abavugana ni baki ahubwo abasuhuzanya abaza oya wenda bikaba nk'itegeko cyangwa bati muze dufite inama y'abantu bose bafite YouTube niturangiza turakora ubusabane inama yarangira bamwe bigendera kuko niba tuvuge nk'aba YouTubers 10
umwe ashobora kuba azirana n'abo ngabo bose 10 ahagaze wenyine. Nabibonyeho nari nkijya ku ma YouTube menshi gutangaho ibiganiro, ugasanga niba natanze ikiganiro hari runaka yari bumpamagare kuko nagitanze kwa runaka ntari bumpamagare kuko bazirana. YouTube ni ukuri abantu basenga bamugana bavuze uti ijambo ry'Imana ntirirebwa cyane, nirirebwa n'iri jambo ry'Imana rirebwa, baba bafite ukundi kuntu bari kurivuga, bari nuganuga. Irirebwa rifite ukuntu rinugwanugwa, rifite ukuntu bavuga bati imbaraga bazikuyaha. Ariko ugasanga iby'inzangano, amatiku, gutukana birimo birarebwa, ibyubaka reka data, gusebanya birimo birarebwa, abantu abagore muriro watse mu kanwa batukanye, ibyo bikarebwa. Rero twebwe Imana izayiturindiremo tuvuga ngo turayireka kuko n'ubundi amafaranga duhabwa n'abantu tuba tuzi aho yavuye. Gusa bisaba twebwe kwisengera niba inaturuka iyo ngiyo nashatse kuvuga ntibizadufataho ko turasenga. Gusa inama nagira abantu utarajya mu nama gato buriya niyo nayo mpamvu abapasiteri benshi musibe mubona abapasiteri benshi baza kuri social media batangira neza pe bakaza bakigishira muri Imana neza, ariko bakabona wapi nta kintu birimo gufasha, bagahita batangira bagahindura ya ntuza yabo batangiriyeho, bagatangira bagahindura kugira ngo bagire ute twanga abantu bazi babona abantu sasa noneho baje benshi bakurikira bagafata uwo mujo bakagenda. Nyamara ubukora icyaha mbese no kuvuga YouTube bisaba gukora ibyaha kugira ngo winjize. Yes, niko nabibonye ni nabyo. None se umuntu gusaba gukora icyaha kugira ngo ugire icyo ubona ninde? Si Satani cyane rwose. Ku buryo uratekereza kuvuga ati umugore atandukanye n'umugabo, YouTubers akaza akakwinginga ati waje ukamukiganira, wampaye ikiganiro ukuntu mwatandukanye kugira ngo amushyire hanze, kugira ngo yitekereze icyo kintu. Ntarebye uburemere bw'icyo kintu, ahubwo arebye ku nyungu ze gusa ati ndinjiza kira kintu nagishyira hanze ndinjiza. Yego hari biba gifasha abantu benshi cyane, ariko nanone mugiye hanze mushyize hanze. Reba nka kuriya sheri ntaguciye mu ijambo, reba nka kuriya uvuze uti dore imbogo baramukoresheje ikintu cyambabaje. Uriya Kenisi ndamukunda, Imana izamuha umugisha. Reba ukuntu bitabarukana, reba ukuntu yitabye Imana. Abayutubers bamukoresheje ni benshi kandi bafite amafaranga yinjirije, hakabaho ikibazo bavuga bati dufite ikibazo cyo kumushyingura. Ikintu cyanshenguye umutima, ahantu bava yavuze bazamushyingura asabye mama we, siho bamushyinguye kubera ubushobozi bwabuze. Ariko kandi abayutubers baramucuruze guhera atararwara kugeza arwaye, baracuruza kugeza n'ubu urupfu rwe ruracyacuruza, ruzamara nk'ukwezi rugicuruza. Ariko habuze abayutubers be nubwo habari 5 cyangwa 10 bari gukorera Vava bakamushyingura neza aho yasabye, bakamuherekeza neza, ibirori byiza bakabimukorera bitaye bibutse ko bamucuruje, n'ubu bakimucuruza no mu burwayi bwe bamucuruje. Ariko ntago byari ngombwa ko mama avuga ati nta bushobozi bwo kumushyingura. Ese urambwira ngo buriya Sabe so mukire wa YouTube yari kuvuga ati wenda yaratanze contribution nta wamenya. Iyo afata abagenzi be bibikoko bya YouTube Sabe sindamo ashobora kuba yarabikoze ntarajyayo, ariko nawe nubwo atagiyeyo yari kuvuga turiya mwana n'umunyarwandakazi kandi yagaragaraga kuri social media, natwereka tumusabe. Sabe ajya asabira abantu inkunga benshi, kuko atasabiye Vava ngo byibuze no mu bitaro abona amafaranga cyangwa se anakingurwe neza. Uzi ko uri yavuze rimwe gusa kuri YouTube, abantu bose bari gutamushingura. None ndagorukira Sabe niba ataramukoresheje ari muzima, ntabwo ari kumukoresha wenda yagize ute. Abantu nabo bari kubikritikaho cyane ati se kwa kundi bavuga ati ntiyankunze ndi muzima, ankunze ntapfuye, kuko ntabwo nigeze mbona dore imbogo. None se Kenisi yaramukoresheje ko byamubabaje kandi avuga ati ndaza kugira ikintu nkorera umuryango we. Impamvu Kenisi we nta biganiro atanga nka biriya, barimo kugira nyine nta biganiro atanga nka biriya, ariko yagikoze icyo gikorwa. Nundi nawe nubwo atamukoresheje nawe yari kugira umuntu akamusabira cyangwa nawe akagira icyo akora. Gusa hari umugabo nabonye yatumiye avuga kuri ntuza kuri Vava ku isimbi nyine, avuga kuri Vava ntabwo nakirangije wenda ashobora wenda no kuba wenda yamusabiye inkunga yabikoze, ntabwo tubizi. Gusa nabonye iyo abikora ntabwo hari kuba ubushobozi bwo kumushyingura aho yasabye. Ariko ubushobozi ntabwo bwabuze, habuze ubushake. N'ubushake bwabuze. Ni ubushake, n'ubushobozi bwo bwa. Aba YouTubers nta rukundo mugira.
nta rukundo mugira, nta rukundo, nta bumuntu mugira, ntabwo baba bari gushyingurwa ahantu atasabye atifuje. ubu se ahantu aryamye ntabwo bizabagwa amahoro. nta rukundo mugira, ndabivuze abayutubazi twese nanjye ndimo, nta rukundo tugira. gucuruza umuntu akakwinjiriza ukarya ugahaga ukagendera mu modoka ariko yahavamo mubiri ntuvuge uti reka buriya bari gukora ikintu bakishyira hamwe bakavuga bati iki kintu gikozwe n'abayutubazi byibuze ntacyo gikozwe nabo. ubundi kera ukuntu byari binameze YouTube itaraza, kera ukuntu byari bimeze ubundi umuntu yarapfaga ntibakomeze ubuzi ukuntu bazamucuruza azacuruzwa paka. ubu bagiye bashake akandi kantu baje bati noneho habonetse iki kuri bava reba urugero rwa hafi, reba inzahuke sipfiriye n'ubu ngubu baracyamucuruza. urumva mbese kandi n'umugore we wenda yajya kubyibagiza kugira ngo wenda bimuvemo, akabona ahantu bamuvuze bikongera bikamuzira bundi bushyashya, akabona mbese ni ikibazo, sibyo? ubwo rero nkumva ko byanze bikunze ikintu navuga nk'inama wenda navuga, reka tugire urukundo kandi tumenye ko ejo natwe tuzava ku isi. Twaje muri iyi si nta kintu dufite. Niba wagize amahirwe ukagira ibintu, ukagira amahirwe akaguhira, hari benshi amahirwe yahiriye iyi saha batakiriho kandi ibintu bakabisiga, abantu bagapfa. Rero tumenye ubwenge, tumenye kubana n'abantu neza amahoro, kuko ejo n'ejo bundi umuntu azapfa. inama nanjye nagira abantu cyane cyane abantu muri rusange nako tuvuge tuziga, tumenye ibyo tuvuga. ubu ndibaza abantu bavuze vava cyane ngo arirwaje, ngo yakabije, ngo arimo arashaka amafaranga, ngo arimo ngo ariba, ngo ni ubusikano, ngo ni ubujura. sinibaza umutima wabo ubu ngubu yisaha ahantu uri n'ibitekerezo byabo ahantu biri. tujye tumenya amagambo tuvuga. Bibiliya iravuga ngo nujya kuvuga ubanza uzengurutse ururimi rwawe mu kanwa, uruzengurutse rusore ruvuga ikintu rwakagombye kuvuga. Tumenye amagambo tuvuga hano muri iyi si, tumenye n'uburyo ducirana imanza, tumenye no gushaka indonke mu bintu bizima. nicyo rero reka dusoreze hano bakunzi bacu. Murabibonye ko ntabwo twishimye umuntu yaducitse, ntabwo twari tubyiteze, nta n'uko twabitekerezaga, nta n'uko turabyakira. N'abantu benshi barimo kutwandikira kutubwira ati ntabwo turabyakira ko yapfuye. Ibyo byose ni ibintu bibaho gutyo, ariko umuntu agomba kubyakira. Buriya nicyo gihe cyari igihe cye, buri wese afite igihe cye hano. Buriya nawe cyari igihe cye, uko byagenda kose ntabwo ari kuharenga, kuko iyo atazi ko ari igihe cye yari kuharenga. Hari abantu benshi tuzi barya n'uburozi, ahubwo uburozi bukabakiza aho kugira ngo bubice, bukabavura n'izindi ndwara bafite mu mubiri zikabakiza kandi ntibanapfe. Rero buriya nicyo gihe cye, reka tubyakire gutyo. Imana imwakire. Nkomeza gushimira abantu bakomeje gukora subscribe, share, comment na like. Ni iby'agaciro, hari aho birimo kuva, hari n'aho birimo kugera, mu by'ukuri birimo gutumbagira, kandi turabashimira cyane uko bukeye n'uko bwije. N'abashyashya namwe mukoreho hariya, asigaye twibanire. Rero reka dusoreze hano, nta kindi hakindi vute. Ciao, bye bye.